ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikira, ibihe byiza kuri wowe wamaze gukora subscribe kuri YouTube yacu ya Ibishya. Nkomeza kuguha ikaze ngushishikariza gukomeza kutugira inama unyuze hasi muri comment, cyangwa se ugakomeza gusangiza inkuru zose dushyira ku Ibishya TV mu bashuti bawe, bagenzi bawe, bakabasha gukomeza kwiyungura mu bintu bitandukanye, yaba mu myidagaduro, mu buzima, mu makuru ya politiki n'andi menshi atandukanye tugenda tugutegurira. Uyu munsi ngiye kukugezaho ibyiza bigera kuri 6 cyangwa se umumaro wo kurya urubuto rwa avoka mu buzima bwa muntu, dore ko hari benshi usanga badaha agaciro imbuto, cyangwa se ukaba usanzwe ufata cyangwa urya urubuto utazi umumaro cyangwa se ibyiza byarwo muri rusange. Mu nkuru zigenda zitandukanye zanditswe, yaba mu binyamakuru byo mu mahanga n'ibinyamakuru byo mu Rwanda, byagiye bigaruka ku mumaro w'urubuto rwa avoka, ariko uyu munsi nkaba ngiye kukubwira ibintu 6 nifashishije inkuru mbona hano ku kinyamakuru cya Ibishya nacyo cyacu cyandika inkuru zigiye zitandukanye. Muri iyi nkuru yanditswe kuri iki kinyamakuru, bivuga ko avoka iri mu mbuto z'ibitangaza ku isi bitewe n'umumaro wayo ifite kandi igira umubiri w'umuntu. Wowe rero ufata uru rubuto utazi ibyiza byarwo n'umumaro warwo, avoka ni urubuto rw'igitangaza cyane, aho umumaro wa mbere abahanga bavuga ko avoka ari nziza ku maso. Kuri uyu mumaro wo kuba avoka yagira akamaro kanini cyangwa se ifite ibyo ifasha amaso, avoka zifitiye akamaro amaso ku buryo ziyafasha kudasazira imburagihe kubera zifitemo zefanine. Avoka zifitiye akamaro amaso ku buryo ziyafasha kudasazira imburagihe kubera zifitemo zenafine. Zenafine irinda amaso, rero ikaba iboneka mu rubuto rwa avoka ukwiye kutabura ku mafunguro yawe ya buri munsi. Avoka kandi ni nziza ku mutima. Niba ushaka gusigasira ubuzima bw'umutima, ni ingenzi kurya avoka buri gihe. Avoka zifitemo beta-sterol. Iyi beta-sterol ikaba ifite akamaro kanini ku mutima. Urumva ko ushaka gusigasira umutima ushobora kwifashisha urubuto rwa avoka ukajya urufata kenshi. Avoka ifite potasiyumu iruta iboneka mu muneke. Iyi potasiyumu ikenewe cyane mu buzima bwa muntu, dore ko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo uyifata ku rugero runini igabanya ibyago by'umuvuduko w'amaraso ndetse harimo n'indwara z'umutima. Avuga kandi irinda impatswe ku bantu bashobora kugira ikibazo cya constipation cyangwa se constipation. Mugirwa inama ko avoka zikize kuri fibre, kuko igice cyayo kiba gifite amagarama ari hagati ya 6 na 7, bityo zigafasha kurwanya impatwe cyangwa se constipation, bigafasha igogora gukorwa neza kandi ukagubwa neza mu nda, bikagabanya ibyago byo kurwara kanseri. Hano hakaba havugwamo kanseri y'igifu. Of course birumvikana niba ibyo kurya byatinze mu gifu cyangwa se bitabashije gukorwa neza, wumvise ko harimo ibibazo bitandukanye birimo nk'iyo constipation cyangwa se impatwe. Byose bikaba bishobora kuzana indwara, bishobora gutera indwara ya kanseri. Kandi wibuka ko hari amoko menshi atandukanye ya kanseri ashaka kwibasira ubuzima ubu. Nabyo tuzagenda tubona mu biganiro byacu bizagenda
si bizagenda biza. Avoka ni nziza ku ruhu. Gufata avoka ku mafunguro yawe ya buri munsi ni byiza ku muntu ushaka kugwa cyangwa se wifuza, ku muntu ushaka cyangwa wifuza kugira uruhu rwiza, kubera avoka yifitemo vitamine n'imyunyungugu ifasha uruhu kumera neza no gusa neza. Ikindi kandi avoka irinda gusazira imburagihe muri rusange. Avoka igabanya ibimenyetso bigaragara ko umuntu yatangiye gusaza cyangwa se yatangiye kujya mu zabukuru bitewe na zontafile yifitemo, cyangwa se zontafile iboneka muri avoka ikaba irwanya kusaza imburagihe cyangwa se kugaragaza ibimenyetso byo uko bigaragaza ko umuntu yatangiye kugera mu zabukuru. Gusa nanone si byiza kurya avoka nyinshi kuko zishobora kugutera umwijima. Aha abanga bavuga ko umuntu ufashe avoka ku kigero gikabije cyane ashobora kurwara indwara y'umwijima. Murabizi neza ko indwara y'umwijima ari indwara nayo ihangayikishije abantu kuri isi muri rusange, ariko ni ku muntu uba uzirya ku rugero rukabije. Abahanga bamwe bavuga ko nibura umuntu yagombye gufata imbuto ebyiri cyangwa se avoka ebyiri za buri munsi, bikaba bishobora kugufasha kuba ushobora no kuba wakwirinda iyo indwara zishobora kuva muri uko gufata ikiribwa cya avoka cyangwa se urubuto rwa avoka ku kigero gihanitse. Urabizi ko ibintu byinshi iyo bifashe ku kigero cyinshi cyangwa se ku kigero kiri hejuru bihinduka bibi. Kangushimire nkomeza kurarikira gukomeza gukora subscribe kuri Ibishya TV. Tuzakomeza kugezaho amakuru atandukanye. Nkwibutsa ko iyo wakanze kuri subscribe nawe kuri ako kantu ka subscribe ugakanda no kunzogera, ugenda ubona amakuru buri uko tuyashyizeho ukayabona mu wa mbere, kandi ukakira notification cyangwa se notification kugaragariza ko hari amakuru mashyashya cyangwa se hari inkuru dushyize kuri YouTube yacu ya Ibishya TV. Kangushimire kuri wowe twabanye, nkwibutsa ko wari kumwe na Nsanzimana Germain. Ciao ciao.